Singing majesty, majesty. Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hands. We're singing majesty. We're singing majesty. Forever, forever I am changed by your love. In the presence of your majesty, we're singing majesty. Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin de latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Pas besoin fauser, froncer les sourcils. Pas besoin crisper, louer c'est facile. Qui dit qu'on est sourd alors qu'on n'est pas? Nous on sait qu'en nous, c'est Dieu qui fait ça. Fais ça. Que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche. abasore bajijutse. Haleluya. Reka tutaragira ikindi tuvuga, turebe ingoma za kabiri. Turageza ku murongo wa 15. Kadusabe umuntu udufasha gusoma ingoma za kabiri z'abami b'Isiraheli, ibice 5, umurongo wa 13 kugeza kuri 15. Fite Bibiliya y'Ikinyarwanda iragerageza kudufasha agasoma arangurije. Reka dusome ingoma za kabiri 5:13. Some mu izina rya Yesu.
abavuzaga amakondera n'abaririmbaga bahuza amajwi bumvikanishije amajwi. Usome mu izina rya Yesu ngoma za 2:5-13. Ubwo abavuzaga amakondera n'abaririmbaga bahuza amajwi bumvikanishije ijwi rihuye bahimbaza bashima Uwiteka kandi barangurura amajwi yabo n'amakondera n'ibyuma bivuga n'ibintu bicurangwa bahimbaza Uwiteka bati Uwiteka ni mwiza kandi imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nuko muri uwo mwanya ko yuzura igicu ariyo nzu y'Uwiteka. Amen. Amen. Reka dushimire Imana tutaganira kuri iki cyanditswe, maze nshimire Imana muri aya manywa y'ihangu y'uyu munsi kuba ahantu muri campus. Imana yatuyoboye dukereweho gato, muratubabarira, ariko nanone turahagera dusanga mugiteranye. Iyo Mana yatuyoboye rero mumfashe tuyikomere amashyi. Ikindi ni ukubashimira mwebwe abasore banyeshuri mwamenye Imana, kuko kumenya Imana ntabwo ari igikorwa cyoroshye, ni igikorwa nita kugirirwa ubuntu. Ubwenge bwacu bwakavukire ntabwo buhanguriwe kumenya Imana. Pawulo yandikira Abaroma, Abakorino aravuga ngo ntabwo byari bikwiye cyangwa byategetswe yuko abantu bamenya Imana bakoresheje ubwenge bwabo, ahubwo iyo ukoresheje logique n'ubwenge bwawe n'ibindi wubaka ibibambazi bikomeye cyane kugira ngo usobanukirwe Imana. Nicyo gituma mureba bariya ba filozofe ba Sokrate n'abandi bariya bose bavugaga hejuru y'iriya etre, uriya muntu uriho ugasanga bagonze bakavuga ngo je suis donc je vis, niba ndiho Imana ntiriho, bakagonga. Hakaba n'abandi bagira ibitekerezo byinshi n'amategeko yabo, kuko ubwenge budahesha umuntu ubwenge bwa kamere kumenya Imana. Ariko Imana irihishura ubwayo ikoresheje umwuka w'Imana. Icyo gihe kubw'umwuka w'Imana ugahabwa perception, ugahabwa guhishurirwa, ukamenya ko hariho Imana, ukumva Imana ibaye realite, ibaye ukuri muri wewe. Ya Mana ikaba ikintu kizima nk'uko uri muzima. Waganira nayo usenga, ukumva uraganira n'umuntu uriho kandi urimo gusubiza kandi atavuga. Ukanezezwa no kuri musenga n'uko gusubiza ukumva uranezerewe. Haleluya. Kandi ya Mana igakora ibintu bikomeye hagati mu bugingo bwawe, zo gusobanukirwa, zo kumenya ibipfa n'ibikira, ibibi n'ibyiza, ugasobanukirwa, ugafata umurongo muzima, ugahabwa ubumenyi gusumba ubundi bumenyi. Haleluya. Icyo gihe rero abatazi Imana bakakwita ubundi, bakabona nta bwenge ufite, kuko urwego rw'ubuzima bagiyemo ntabwo uri mu gihe barushikira. Ntabwo barushikira kuko ni ubuntu bw'Imana. Nkunda kubwira abantu nkababwira ngo ibindi byose tumenya hano ku isi turabyigishwa. Kandi tukamenya ibintu Imana yaremye, tugahishura ibyo tutabasha kumenya kubera ibitekerezo Imana yaduhaye. Tukamenya amabuye ari mu butaka, tukamenya uburyo ibintu Imana yaremye mu kirere, amaonde biriya bikoreshwa, tukaba twabyifashisha dukoresha amatelefone n'ibindi byose. Ugasanga turiga tukamenya ibyo Imana yaremye, ni ukubihishura, tukabihishura ariko biriho bireba. Naho kumenya Imana rero uba warenze urwego rwo kumenya ibyo Imana yaremye, ukamenya umuremyi ubwe n'Imana ubwayo. Icyo gihe ubwenge bwawe buba bwarenze ubusanzwe bwashyikiriye nyiri kureba. Haleluya.
ubwenge nyabwo. Nicyo gituma Bibiliya ivuga ngo kumenya Imana nibwo. Haleluya. Urumva rero icyo gihe biba zabaye ibindi. Bariya batazi Imana rero ntibakumva. Ndaza kubibabwira igituma batakumva. Haleluya. Ubundi bumenyi bwose ndahantu Yesu cyangwa ishaka kumwe. Umuntu guteruka Imana yari yabwiye Adamu ngo narya kuri iyo mbuto no gupfa azapfa, ariko murabizi ko atapfuye ako kanya ngo ave mu mubiri. Urupfu rwa mbere rero rwari urupfu rwo gupfa mu buryo bwa communication. Ese ko muri guseka karamuye? Haleluya. Haleluya. Imana gupfa kwa mbere nuba umuntu separation, umuntu atandukanye n'Imana. Ariko gutandukana si uko atagenda, ahubwo n'ukubera ko mu buryo bw'umwuka nta gifitanye umushyikirano n'Imana, ariko ubugingo bwe muri imbere mu bitekerezo muri za decision aracyariho, n'umubiri uracyariho. Noneho agiye gusigara akorera muri iyi parti rero. Ariko gukorera muri iyi parti bivuga ko iyi yapfuye hagati y'umuntu n'Imana, ariko esprit iracyakora mu buryo bwo gukurura ibintu by'imyuka. Ni ukuvuga rero kubera ko hano yaremwe agomba gukorana n'Imana, arashakisha ikindi akorana nacyo ko Imana agiye kure. Ubwo araba umuspiritiviste mu buryo budasanzwe, wenda ibiti y'ukwezi, ibintu yabashije, ibyatsi, inzovu, inka byose, kuko ntiyuzuye, ariko ntazi uko byagenze. Ariko umwuka we wapfuye mu gukorana n'Imana uracyariho, ukeneye imikorere. Niyo mpamvu umuntu uko byagenda kose akaba amaze kwiga amashuri nayo muri nganda, umuntu agahita ari umuntu ufite igisubizo kandi atuye mu mwobo munsi y'inyanja, kandi arabanza kujwigirize ukuremo n'imyenda yose ugende araza. Nawe nyaburayi batutegeza ko bataraguza, bafite ibintu bakora byinshi cyane, bimwe ubupfumu bwabo burakaze kubera ko barakomeye. Abakomeye bagira ibintu by'impeta bambara, bageraho bajya kubaza uko bizagenda, bagira ibintu batuma mu nzu zabo n'ibindi, kuko umuntu ntiyaremwe ngo akorere hano muri solo. Oya, yari yaremwe agomba gukorana n'umuremyi biciye mu mwuka we. Aha rero iyo hasinziriye agira ikibazo. Ariko uyu nguyu ni umunyabwenge, arakaze. Umunyabwenge ashobora kwiga, ashobora kugira n'ibintu atekereza, ashobora kugira ibindi bintu ashaka gukora. Wewe uwo mwanya rero mu gice cya gatatu cy'itangiriro niho ubona ibintu byatangiye gucika birakomeza. Iyo ugeze mu gice cya kane, icya gatatu bwacyo haracyariho umugore n'umugabo. Muze Adamu abonye umugore ukuntu yabwiye Imana, murabizi, akara ko mu mara yanjye. Iryo jambo akara ko mu mara yanjye rero rigora. Hari umuntu wambwiye kandi ngo yarabyumvaga kumva ko umugabo ari ikiraki, hanyuma umugore bagakataho akara gatoya. Ni ijambo ry'Ikinyarwanda ariko ubundi ni fresh of my flesh. Vuba ni umubiri umwe mu mubiri wanjye. Noneho niko yagambiriye yavuze, Adamu niwe muntu wa mbere wavuze umutombo. Kandi yarawuvuze we Imana ihagaze. Ntabwo byari byo kujya kuvuga gusa bidafite intego, nta kintu utekereza. Rero gupfa kuvuga gusa indimi z'abantu zizi gupfa gusohora gusa asheri baki, ugomba kuvuga ufite icyo kuko umukobwa n'umuhungu ubucuti bwabo, imibanire yabo, ndavuga abamaze gukora, igomba kuba ifite amagambo yawe rero yari mu rurimi rwawe. Hari abahanga babaza abakobwa babikunda, ariko we noneho yavuze, ariko avuga Imana ihari, kandi avuga amaze kuvuga ayo magambo. Nyuma icyaha kimaze kuba, Imana imwaje Adamu wakoze ibicyuzuye na Adamu yavuze yakoresheje ijambo mu Kinyarwanda ryumvikana neza, ariko yavuze ngo wa mugore wamaye. Noneho mu Cyongereza the woman you gave me, nta nubwo ari ubundi umugore, murabizi mu Cyongereza umugore wawe ni wife, ariko the woman ni ukuvuga ngo kariya. Noneho ako kanya icyaha cyamaze kugira efe yacyo,
abantu babiri ikibazo kiravuse sabo gusa rero ko turimo kwihuta ahubwo hagati mu gice cya kane cya Kayini na Abeli umuntu ntagishoboye kumenya n'umuvandimwe cyavuze hatabaho gusuka k'uyu muntu rero ibyo abantu maze iminsi ndi gukurikirana ngo bari mu bintu bya proliferation by'ikigo by'intwaro za kirimbuzi muri Irani bari mu bintu Korea du Nord bagerageza ariko umuntu nuko ameze niyo etarimo umuntu yatwikira bakageza gushakashaka no kugerageza gushyiramo amafisi n'amakuru kugira ngo barebe ariko umuntu yetarimo niyo mibereho imutera kubamo buri gihe noneho rero kandi murabizi ko yafashe mu nura Imana yamaje mu nura ukuntu yabw'Imana ndi umurinzi aho Imana iravuga ngo ugende ngo bazana Imana avuga ati wowe wakwicara ameze nkawe ariko mu rubyaro rwa Kayini mu gice cya kane ariko witwa Lameki niyo muntu wa mbere warongoye abagore babiri amaze kurongora abagore babiri ubwo ibintu byakomeye byabaye byinshi amaze kurongora abagore babiri aza guhamagara abagore we umwe yitwa Adamu yitwa Zira aravuga ati muzana aravuga ati atarazira rero Kayini yishe umuntu ariko nyewe nishe umuntu w'umugabo kubera yankomerekeje nica umusore kubera ko yanteye uruguma niba Kayini azahorerwa 7 nge ni 77 yari kubwira abagore be openiri nta kibazo icyo kintu cyari kivugo cyarabe yari maze gukomera no mu gice cya 11 noneho umuntu agera baravuga ati ariko Imana yaravuze ngo bagende bagere kuri isi none baravuga ati twishyire hamwe ariko tuzamuka tujye kumana kubona cyacu tuye kwifata umuntu yamaze amajambo bamu gutekereza ku mwana w'umuntu kuva kivuga kwari kubi umuntu rero yamaze kwangirika ku buryo bukomeye yamaze kuba nabi mu buryo budasanzwe ibi rero abantu benshi ntibabize ariko niyo tubwiriza ubutumwa tuba dukora umurimo ukomeye kuko niyo abantu barimo kandi nta yindi wewe mpaka uyu mwuka w'umuntu uzutse uyu muntu akongera gukorana n'Imana nk'uko Imana yari yabigambiriye ubwayo imurema nibwo ashobora kongera akaba muzima Imana rero igiye gukorana umurimo wo kumukiza haleluya ngoro tugeze rero mu cyiciro cy'ubutumwa bwiza tubwiriza bwa Yesu Kristo ntabwo dufite ibintu by'amategori atafite ishingiro dufite ubutumwa bufite imbaraga kandi dufite ubutumwa bukiza ariko ubutumwa bwanyujije niba nawe bwarabukije Imana ishimwe haleluya ni ubutumwa bukomeye cyane none umuntu abaye mu birero agomba kuboneka agakiza noneho kandi Imana irashaka kukazana rero hano turavuduka none uyu muntu imbere yacyo aragenda ameze nk'ikigendajuru ariko kitakigira umuntu kiyobora ku butaka afata ibifoto kigafotora ibifoto ipica byinshi cyane bitagira gahunda ntawe cyohereza nta hantu kibijyana ariko kiracyari mu kirere cyatsi bitaro muhera cyo mu kirere wabona kiri kwatsi bitaro kugira ngo kirimo gifite nta destination ntawe kigarukira kubera ko cyatakaje nuza agomba kukiyobora hasi ukuntu basigaye babigenza niko numvishije iyo babona kizateza impanuka bakarikira bombe igomba kuzajya kugishwanyuza kubera ko nta muntu ukikiyobora ubwo rero gufata ibishusho ariko kiri daje kubera ko nta buyobozi gifite gishobora kubyara n'ibindi bintu ubwo rero gikurikira no kureba uburyo umuntu yakidestroyinga kikiri mu kirere ibyo bikaba birangije ikibazo noneho rero uyu muntu agomba gukira rero aha rero Imana ifite ikibazo ariko Imana nta kibazo kijya kigora iyo tujye kuvuga kiza rero haleluya haleluya tujye kuvuga kiza rero ubutumwa bizaza n'agakiza icyo bita sozo agakiza bita sozo ni agakiza kuzuye gashaka kuvuga reka mushyire mu cyongereza rescue from sin and the judgment it deserves ntabwo ari gukurwa mu cyaha gusa no gukurwa mu rubanza no mu ngaruka zishobora kuzana izo arizo zose mu yandi magambo ni ugukura umuntu mu bwangirike ukamujyana ukamugeza kuri gahunda Imana yari ifite imurema kugira ngo yongere yakire ubumuntu Imana yari ifite mu bitekerezo byayo n'imishyiraho ntabwo ari akantu koroshye ko kuva ku nzoga n'itabi oya ni umugambi wo kuvana umuntu aho yangirikiye Imana ikamuzamura ikamugeza muri gahunda yari ifite umunsi ubwayo yamuremaga Imana ishimwe ahari ikibazo rero kuko uyu muntu uri hano Imana ari ibintu bigomba gukemura haleluya ibintu bigomba gukemura icyambere
Imana irakiranuka igomba guhana umuntu yakoze icyaha kandi ko yabivuze. Nitamwana iraba ari Imana nayo tugomba kubaza ikibazo. Kuko icyo gihe justice yayo irabigiriyeho akabazo. Kugira ngo Imana ibe juste igomba guhana. Noneho kugira ngo Imana kandi ihane ikomeze kuba juste, nanone ifite inikarite yayo yuko ari Imana igira imbabazi y'urukundo. Uyu muntu agomba no gukomeza kubaho rero. Aho rero Imana ifite ibintu bibiri bikomeye cyane. Niyo mpamvu agakiza naho gaturuka kubera ko abantu basakuje cyane basaba Imana yagize bakize, akakiza gaturutse kuko Imana yagize impuhwe igashaka gukiza abantu yari. Haleluya. Ibyo bintu bibiri rero igomba kumuhana ikabikiranuka, igomba kandi kumubabarira ikaba Imana y'imbabazi. Twayaga turirimbira kera tuvuga ngo ubuntu n'ubudahemuka byahuriranye, imbabazi n'urukundo birahoberana. Ari ibintu Imana igomba gukemura kandi byose icyarimwe. None rero, haleluya, ninde wakemura icyo kibazo kiri aho ngaho kirakomeye? Nta n'umwe keretse Imana muri kanso yayo mu ijuru kwicara igapuranifiya uko izabigenza. Turayikunda kubera ko yabanje kudukunda. Ni Imana yicaye mu ijuru iravuga ngo ndashaka gukiza umuntu bwanjye naremye. Si imirimo myinshi, si imbaraga nyinshi, ni Imana yabitekereje ku bushake bwayo. Niyo mpamvu iyo Mana ikwiriye amashimwe. Haleluya, haleluya. Noneho kugira ngo rero Imana ihane umuntu kandi nimara guhana wa muntu akomeze abeho, niyo yonyine. Kuko kugira ngo umuntu apfe kandi urupfu rumuherane rugomba kumuburaho impamvu. Kugira ngo rumubureho impamvu agomba kuba ari umukiranutsi wuzuye. Kugira ngo abe umukiranutsi wuzuye agomba kuba ari Imana. Nataba Imana n'urukundo. Ubwo rero ni Imana ubwayo igomba kuza ku isi, ariko ntiraza nka marayika, iraza nk'umuntu. Haleluya. Wowe ubutumwa bwiza rero igomba kuza nk'umuntu rero. Bibiliya itubwira neza ni umugabo w'Abaheburayo 14 ngo nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso niko nawe yahuje ibyo nabo. Niyo mpamvu byabaye ngombwa ko ashushanya na bene se muri byose. Yagomba kuza ari umuntu ugaragara nk'umuntu, ariko akaza nanone ari Imana kugira ngo hatagira icyaha namba cyagukoraho ngo kimugireho ubushobozi. Niyo mpamvu Yesaya yabirebye rero arahanura cyane. Haleluya. Mirongo 14 aravuga Imana izanira ikimenyetso rero, umwami azasaba inda. Bose uwo munsi abantu babyumvise tuvuga kuri, ariko baruguye ati Yesaya asanzwe ahanura, ariko icyo kimenyetso cyo kuko ari turabagomba kurusha abantu mukajya mu biroroshye mukarusha n'abandi, ariko Imana izabiha ikimenyetso. Agomba kumanuka rero utagira icyaha. Agomba kugera utagira icyaha, akaza akaba ugomba kujya mu cyimbo cy'umwana w'umuntu kugira ngo ahanirwe cyangwa se ibyari ku muntu byose bimujyeho. Imana idufashe cyane. Haleluya. Ubwo nibwo rero uwo tubwiriza abantu bose Yesu Kristo umwana w'Imana tubabwiriza tubwira umuntu wese kwiyumva n'Imana kubw'uwo niwe waje rero mu isi. Umugabo w'Imana yaramuhanuye 53 muri Yesaya nanone ku murongo wa 6 aravuga amagambo menshi. Twese twabaye n'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu. Iryo jambo mvuze ni ko gukiranirwa kwacu rero ni ijambo ubundi mu Giheburayo ni muri avon, ni ukuvuga si ugukiranirwa gusa n'ibihano bigendana no gukiranirwa byose Imana yayimurunzeho. Yesu rero yaje ahinduka icyaha mu cyimbo cyacu kugira ngo duhabwe kubabarirwa n'Imana. Haleluya. Ibyaha byawe waba warakoze byose Yesu yaje mu cyimbo cyawe. Undagerageza nshaka kuba mwiza, nawe ari wowe. Hariho uwaje ariko birasaba kumwizera mu mbaraga ze zose. N'uwo rero Imana yamushyizeho gukiranirwa kwacu, yemeye kwambara ibyaha byawe, aba mubi mu buryo budasanzwe. Hari akantu rero batubwira kera y'umwana nubwo ntakumva icyo gihe, ariko wari umugabo umusore ufite n'umunahego umwe yitwa Murengezi, undi izina rye ntacyongereza. Noneho baragenda uwo nguwo wa kabiri yari umuntu w'umwicanyi, aragenda ararwana ngo yica abantu amaraso amuzikaho, baramwirukana n'abaje kumwica. Araza yiruka ageze mu rugo asanga Murengezi aricaye. Rero Murengezi yari umuntu mwiza. Ahageze Murengezi aravuga ati gusa n'amaraso ukaba wuzuye imyenda isa nabi byagenze biti uri yaje. Aravuga ati gishobora barangije neza. Aravuga ati rwose mereza imyenda. Abandi mereza imyenda
yawe ntabwo urakumenyereza uwakoze cyane noneho nimara kumenyera yawe baraza barajyana undi kwa umunyabyaha rero agirwa amemereza akuramo ya myenda y'amaraso arayimuhereza isa nabi undi yicara mu mwanya koko undi ajya hirya mu kiranutsi baje gufata bafata ibyo wambaye imyenda y'amaraso kw'ibimenyetso byamufatanya ariko mu by'ukuri si we ahubwo yambaye imyenda ya wa wundi. Haleluya haleluya. Yesu rero nawe umurimo yakoze yaraje twese twabaye n'intama zizimiye twabaye intata rero kuvuga ngo wese yakora ibyo yishakiye mu nzira ze adategekwa n'Imana. Yesu arazanya mu kigo cyacu Imana imushyiraho ibyacu ndetse igihano kiduhesha amahoro kiboneka kuri we. Bibiliya ikatwereka neza yuko yafashe urubanza rw'ibyaha byacu ari kuyishyiraho we ubwe. Bibiliya ikongera ikatubwira rero ngo imibabaro yacu niyo yishyizeho. Haleluya. Imibabaro yacu niyo yishyizeho, intimba zacu nizo yikoreye. Yashakaguriye gukiranirwa kwacu igihano kiduhesha amahoro mu bwenge amen. Cyari kuri we. Iyo bivuze intimba aho ngaho ikavuga n'imibabaro, si intimba n'imibabaro gusa bisanzwe, ni ukuvuga n'uburwayi n'agahinda n'indwara izo ari zo zose aho umuntu yaba azikuye niyo yaba yazirazwe na ba sekuru, byose Yesu yabyishyizeho ku musaraba. Imibyimba ye niyo adukirisha igihano kiduhesha amahoro kiri kuri Yesu Kristo. Haleluya. Yesu yarakiza. Akiza n'indwara, si ibyaha gusa, akiza n'indwara. Bibiliya iratubwira none Abakorinto wa kabiri 5:21, Bibiliya iratubwira ngo Yesu wumbuye utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kwayo. Yarangaba n'icyaha neza burundu. Ariko intego kwari kugira ngo ibyo tubyita eshanje, kwari kugira ngo Imana igire ikiduhereza byari ibya Yesu, natwe Yesu tumuhereze ibyari ibyacu. Yesu yaje no kugira ngo akureho n'imivumo. Ntabwo ari urubanza gusa, ntabwo ari uburwayi gusa, ntabwo ari kuba umunyabyaha gusa n'imivumo ubwayo. Pawulo yaravuze mu Galatiya 3 aravuga ngo muzi neza yuko Yesu uwo nguwo yaje kugira ngo dukize umuvumo uterwa n'amategeko ahindutse ikivume ku bwacu, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti, kugira ngo n'abanyamahanga twebwe ubwacu tubashe guhabwa umugisha w'Aburahamu utari uwacu. Ya mivumo rero bakuvumye bya bindi bikurikira abantu biwanyu bose ko ari umuntu agirira bakurikirana, bya bindi basokuruza bakoze baramye ibigirwamana, bya bindi bakoze baturasaga bajya kudutangira amaturo mu bintu ntazi byari byo, byose bikatwomaho bakica amategeko y'Imana bikagukurikirana. Yesu yaraje ahinduka umuvumo mu kirimo cyacu kugira ngo muri we duhinduke natwe duhabwe umugisha w'Aburahamu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yesu yakoze imirimo myinshi, iyo tumwizeye tugomba kubisobanukirwa yose. Reka nongere mubwire rero, Yesu uwo nguwo yarebye umusaraba ntiyakangwa n'isoni zawo, ahubwo arazemera yicara iburyo bw'Imana. N'isoni rero zose tuba twaragize, nari gusoma mistambutse mbona ibintu byo gufatwa kw'abana b'abakobwa na base n'aba onkre maze kuba byinshi. Hari umuntu afite isoni yihereranye rero ze bwite zituma atagira imbere y'abantu, ahora yihishahisha, ahora adashaka kuboneka, n'izindi soni z'uburyo butandukanye tujya tugira. Ariko Yesu yikoreye isoni zawe zose kandi azibambanwa ku giti. Haleluya. Bamunitse yambaye gusa, bari bose bamureba bamutota bamutekereza bavuga ntabwo ari gukiza gusa ngo kure y'ibyaha, ariyo mivumo bingeraho guterura ibyo ngibyo. Rero icyambere ni ukwihanira. Kugira ngo byose bikugereho hagomba kwihana. Ibyo ni ijambo ridashobora gukuka. Yesu ubwo yaje avuga ngo ubwayo bw'Imana bugufi mwihane ibyaha byanyu. Hari ibyo tuyo dukora ikosa nyine, ariko ntabwo ijuru rirahari, tuzajya mu ijuru. Abashaka kujya mu ijuru nize basezerano, abashaka kujya mu ijuru ni bose, ariko ni muri Yesu Kristo hagatangizwa ikirere. Kwihana rero ntabwo ari umuntu, ni ukumenya ibyo wakoze ku bushake bwawe ugafata izindi nzira witeguye kubitera umugongo. Ni igikorwa Imana ikoze ku mutima wawe ku ijambo ry'Imana, ariko hakeneye ko nawe ubushake bwawe bugomba kuba involved. Ntabwo ari emotion gusa rero, ubushake bwawe butekereza ukavuga ngo ndahindukiye, inzira za kera ziteye umugongo. Ntabwo ari ukwinjira mu muryango w'idini, si ukwinjira mu giterane, ndi kuvuga ni ukwinjira muri Yesu Kristo umwana w'Imana. Kwihana ni ngombwa. Ibyaha wakoze ibyo ari
byo byose. Hanyuma nyuma muri deliverance tukwereka nuko bigenda ku byaha abandi bakoze n'ibyo bagukoreye, ariko mbere hatangira ibyawe wowe ubwawe urokonesa. hanyuma mara kubirokonesa ukavuga ngo abandi bo mu gihe cy'ibyakozwe n'intumwa ngo tugire dute, tukakubwira ngo ihane niyo ntambwe ya mbere ibanza. hanyuma kandi ntambwe ikorwa n'umuntu mukuru, nta by'abana, nta muntu wihanira undi, umuntu yihana ku giti cye abitekereje. Bibiliya iratubwira ngo umuntu wese wizera akabatizwa azakizwa. Tujye kureba kindi ihane rero yabambira umuntu birashoboka ko umuntu aboneka mu materaniro akaryoherwa akavuga ko kuba mu barokore n'umuntu w'Imana bituma agatima ke kazaho ka morali. Yesu yakoze byinshi birenga ka morali, yakoze byinshi birenga kumva umerewe neza gusa hanoya, yakoze imirimo itangaza ariko kugira ngo imirimo ibarwe nk'iyawe hagomba kuba icyo twita identification. Yesu yemeye gusa nkawe, nawe rero uremera ibyo yagukoreye, nawe wemere kuba icyo ashaka kuba cyo. Intambwe ya mbere akaba ari kwihana ibyaha byawe. Iya kabiri rero Pawulo yanditse aravuga ngo umuntu yizeza umutima akabarwaho gukiranuka, akatuza akanwa ke agakizwa. Umaze kumva ubutumwa bwiza rero ntibirangira, si ibyo umuntu yishana ubwe. Wizeza umutima ukatuza akanwa, kuko umutima ari umuntu yizeza akakiranuka akatuza akanwa ke agakizwa. Hagomba no kuboneka kwatura ko wemeye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Ibyawe, amashuri yawe, ubukobwa bwawe, ubusore bwawe, ubuzima bwawe, ibyo utunze ndabikweguriye. Icyo ni igikorwa cy'ubushake, ni ukubihitamo. Hari rero n'abantu bakurira mu madini, bakavukira mu madini, bakavuka base bavuza ingoma n'abantu bari muri korali, akagira bagakiza bagahabwa mu maraso. Si uko bimeze. Agakiza ni decision nako umuntu yakira we ku giti cye, abitekereje, abifasheho icyemezo. Intego rero n'ikimana idutuma si ukugwiza abakristo, ni ukugwiza intumwa, abigishwa ba Kristo. Icyambere Yesu yakoze byinshi by'igisubizo cyose byose, ariko icyambere ukwiye kwihana, kandi wamara kumwakira ugahana mu bandi ibyo yagukoreye wijeje umutima wawe. Imana itugire neza. Ngako gakiza rero, ngako tubwiriza abantu bose muri Yesu Kristo umwami wacu. Muri iki gihe dusebe birashoboka rero ushobora kuba uri hano navuze abantu babiri. Igihe nicyatumye umuntu asobanura neza iriya package mu buryo bwuzuye.
Rucunda Prince cyane ahaguruke asoza iteraniro rwose Imana yamugisha umuvugabutumwa rwose mwiza is anointed. Gahunda uko imeze uyu munsi kuwa gatatu turaza gukomezanyaho gahunda uko isanzwe guhera saa 2 kugera saa 5 tuba turi kumwe nabwo na Rucunda Prince. Rero komeze mwinviting n'abandi mutumire n'abandi bose baze twumve twige turamye Imana duhimbaza Imana kandi ndumva ari ibintu byiza cyane Imana iri butugire neza. Ejo kuwa 4 hazaba ari igikorwa cha door to door evangelism kuvuga ubutumwa amashambure ndetse no mu ijuru icyubahiro cyawe. Turanezerewe mwami kubw'ijambo ryawe ugiye kutugezaho uno munsi mwigisha uno munsi umugiye neza kandi umwuka wera amubeho kugira ngo message y'uno munsi tugereho. Urakoze Mana yacu cyubahiro cyawe mu izina rya Yesu. Haleluya. Mwiriwe baba. Murakoze. Hirya mwiriwe. Twese hamwe haleluya. Haleluya, mikoro yanjye hejuru haleluya. Oh haleluya, sawa. Haleluya. Nani wa umugisha. Amen. Nifuza byinshi ariko please tumira fatanye guhimbaza Imana no kuyiramya no kwiga ariko munyemerera akanya gato kugira ngo mujye muri restaurant no mu masomo 24 kuri 20 z'ukwa kabiri ndubatse abakobwa 4 abakobwa 4 hanyuma bikibaga nakishwe tariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu 1984 uwo munsi kugeza uyu munsi ndi umukristo ntabwo ndasubira inyuma simbyiteze muri make ndakije nabaye muri kaminuza umwaka wa mbere nyuma ya jenoside nzimanutse ahangaha aho ngera ninjiye aha kutwara hinjira ninjiye hariya nkagera mu mazu ya nzimanutse epfo nkagera mu mwonga ndabizi ndi iwacu muri make mwakoze kuntumira ndi umukozi w'Imana uciye bugufi cyane kandi ndishimiye kubona umurimo w'Imana warateye imbere mu buryo bukomeye. Reka ngusabe mu izina rya Yesu duhe Imana amashi.
igiterane cyo kuramya no guhimbaza fata note mi. Hallelujah. Everybody sing those hallelujah. Turange munamutse. Zamukira inote hejuru gato yiyo. Hallelujah, oh, hallelujah, oh, hey, amen, hallelujah. Musome Zaburi. Mugende wowe iyo nangu yicara. Igiterane cyo guhimbaza Imana. 150 muri Zaburi. Mwihute umwanya si munini. 150 Zaburi. Bibiliya ivuga gutya ngo haleluya, mushimire Imana aho yahaye. Mwishimire mu isanzure ry'imbaraga zayo. Mwishimire iby'imbaraga yakoze. Mwishimire kuko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi. Mwishimishe ijwi ry'impanda, mwishimishe nebero n'inanga. Mwishimishe ifite imirya n'imyirongi. Mwishimishe ibyuma bivuza amajwi mato. Mwishimishe ibyuma birenga. Ibihumeka byose bishima Imana. Bishima Uwiteka. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ibihumeka byose. Ibihumeka byose. Ibihumeka byose. Inanga nani bivuga ibihumeka byose. Ibihumeka byose. Igiterane cyo guhimbaza no kuramya Imana gifite intego iri mu ngoma za kabiri. Ni igiterane cyiza cyane ubwanjye kikora ku mutima. Iyo ndirimbira Imana numva afite impamvu. Iyo mpamvu bitandukanye n'ibindi biterane byose birimo gusakuza. Reka ndibuti ikintu. Igiterane cy'iki cyo kuramya no guhimbaza ni igiterane gikura muri etike culture. Ugumye mu muco nyarwanda urasiga. Kuko umuco ni ukwemerera kwasama uri umuhungu cyangwa umukobwa mwiza. Igiterane cyo kuramya no guhimbaza ni igiterane gisabye kudashiramo ubwenge bwinshi. Kuko nushiramo logique nishira kuvuga. Ndakoresha terme wenda mutaza gukunda. Igiterane cyo kuramya no guhimbaza ni ukwemera ukamibwa mu maboko y'Imana. Accepter totalement la folie. C'est accepter d'être fou. Kuko utabikoze ntibyagukundira. Icambe iyo muri bigabanga tuguhaye imibiri zuke imitima n'ubwenge. Tujyane. Gone. Please tempo. Amen tukubaye imibiri yacu imitima n'ubwenge. Kandi ibyo bite ibibi byawe bivuga iki? Kuguha ubwenge n'umutima n'umubiri. Ubusigaje arongera ngo kandi ibyo dufite ibijyane. Rimwe na rimwe impamvu twirezereza nuko tutaramenya icyo bivuga kuramya no guhimbaza. Reka nsubire mu mateka ya kuramya.
Imana ishimwe ko mwabanye na Pastor Absalom. Babyita proskuneo byashaka gusigura ngo n'abantu bavuye ahantu bemera kuza kurambarara kubw'umuntu barinde. C'est-à-dire les gens qui n'abantu bemeye bava ahantu bemera kuza kurambarara kubimbwa imbere y'umugabo udasanzwe. Kibazo cyari gari mu isezerano rya kera kubera amategeko ntibayubahirizaga buri gihe bakikipabiriza ko batemerewe guhimbaza no kuramya Imana. Ariko twebwe Yesu nanangaza ariko twebwe mwanyemere tubaha Imana amashyi bavandimwe. Haleluya! Itorero rya mbere ryo mu butayu proskuneo ntibabikoraga neza, ntibemeraga kurambara kuko buri gihe iyo bageraga mu ihema bafite ibyaha abatambyi barahagwaga, abantu batinyaga kujya mu rusengero kujya kugira worship no kuadora la louange et l'adoration kubera kutubahiriza itegeko. Bahoraga bikipabiriza bagatinya no kwinjira hera hahera. Ariko twebwe muri urwo rurimi rwa kera rwatangiye mu isezerano rya kera bigakuramya ni ururimi bitaga ngo ni saca byashakaga kuvuga ngo ni umuntu wemeye kwiyambura ubumuntu bwe, icyubahiro cye, ubunyakubahwa bwe, akemera akaza agapfuka undi muntu yaba amubona atamubona ariko mu mutima amubona. Munyumve ibyo bintu. Saca ni umuntu wemeye ava kure yemera kuza gupfukamira umuntu yaba amubona atamubona kuko mu buryo bufatika Imana ndiyo yafatikaga mu buryo bugaragara. Abayiramya ni mu mwuka no mu kuri. Saca ni ugupfukamira umuntu uretse gusa kwemera kubimbwa. Ni ukwemera ukanzu ko wangoke ndapfukamira Imana mbona mu mutima mu bwenge ntabona. Abana bakomeye imbere y'abahanga nk'abo nta busazi bungana no kubona umukobwa mwiza, umwana ufite se na nyina bafatika yasama akarira. Hari indirimbo mwarimbye mu kanya nibutse ibintu uwambaza ibyangizaga n'iki, nibutse ko umusaraba ariko Yesu c'est la folie. Comme il y a dans le laboratoire, ninarudia neno hilo. Kumwabudu Mungu kuramya Imana ntabwo bihindura umwana bwayo. Yoyo uamini usipoamini uyiririmba utayiririmbiyeyo n'Imana. Kuyiririmbira ni ugutanga umuganda mu bwami bw'Imana ariko wigirira inyungu kubw'inyungu yawe. Birambo igoswe n'igicu cyahamya. Ababaye kuri Lake Victoria cyangwa Tanganyika, Lake Kivu, Imana yabwiye amazi gutuza le matin kugira ngo adore. Iyo twebwe tutaza hano mu gitondo kuramya Imana
amazi muri lake Kivu aratuje kugira ngo ahe Imana icubahiro. Murukerera abaza gusenga hano abagera saa 9 saa 10 ibiti n'inyoni biraba bivuga icubahiro cy'Imana. Dawidi umuhanga muri Ancien Testament wamenye imbaraga zo kuramya no guhimbaza Imana arandika ngo wa mwijima we uramenye ubwo ugiye kugenda sigira icubahiro cy'Imana umucuje umuco nawe nujya gutaha usigira umwijima icubahiro cy'Imana. Kanisa, haleluya! Muhimani icubahiro. Munyemere nihute gato. Hariho ibintu Imana idusaba kugira ngo tubikoreshe. Umurindiriba ngo nguhaye umubiri ndetse ubwenge n'umutima. Icambe Imana irakenera icyo bita basar. Basar ni iki? Nugwera kuri selile zigize imishatsi ukagera kuri selile zigize amaboko intoki n'inzara. Basa Imana ikeneye bivuga ngo umuntu Imana ikeneye nugwera ku mushatsi ukageza ku rwabo. Imana yarukeneye muri adoration na louange. Can you imagine? Tekereza ibyo bintu. Ntabwo Imana ikeneye gusakanwa n'ukuguru n'ukuboko, ahubwo Imana ikeneye basa nukuvuga ngo ikeneye ku musatsi ukageza ku rwabo guha Imana icubahiro. Icya kabiri Imana ikeneye ikintu cyitwa ruha. Ruha ni iki? Ni roho. Imana ikeneye ruha. Purdi Imana ikeneye ko Imana ikeneye na ruha. Umuka Imana ikeneye basar. Imana ikeneye ruha. Icya gatatu kandi gikomeye Imana ikeneye yad cyangwa nepes. Yad lam takanu nakam Imana idakeneye kuko umuntu agizwe n'ibyo bice bitatu: le corps, l'esprit et l'âme. Basar, ruha, yad cyangwa nepes. Ibyo byose kuko icyubahiro cy'Imana irabikeneye kugira ngo dutazi Imana. Utagushima niwe, utagushima niwe. Nepes, ruha, basar. Byose kwa utukufu wa Mungu. Reka kubwira ibintu bine niwaheza Imana ibyo bintu bitatu igusaba. Ibintu bine by'ingenzi bizakubaho. Inyungu ibiri iya mbere ni bizaguhesha icubahiro bwawe. Abaha Imana icubahiro, Imana ibaha icubahiro. Umviriza iyo ni inyungu yanjye. Impamvu y'abakwiringiye Imana munyemere Imana icubahiro wakoze Imana. Haleluya! Imana icubahiro. Imana ni icubahiro. Ukimrudishia Mungu heshima, lazima naye atakupa heshima. Iyo wahaye Imana basa ukayimana nepes yad ukongera kandi ugahereza Imana ruha. Importance ya mbere inyungu ya mbere birimo izaguha icubahiro kuko wayihaye. Number 2 cya kabiri
buri gihe bizagushira mu kuboko kw'Imana. Napenda kufanana nawe. Abantu bafite kariya kantu kabayeho, afite amenyo yuriranye mu kanwa ariko Imana iyarimo, kuko ko Imana kwinje no mu menyo y'ingingo. Ni umugabo mugufi n'ikigikuri, ariko reflexel ariko hari Imana icyubahiro, harimo ko kw'Imana mu bukuri bwe wamubona ukabona ni mwiza. Reka mbwire n'aba bandi banga bajya biyita ngo ni babi, mfa guha Imana icyubahiro. Byanze bikunze abantu bakubonamo ubumana, bakakubonamo nyine ko ubumana bukuri. Ari Imana hasukwaho abasa n'Imana bate, munyemere muvuge ngo haleluya. Seka abantu benshi bakora ibyo batazi. Iyo bahaye Imana yaje, ugaha Imana basa, ugaha Imana ruha, uba muri sirikwi y'Imana, uba uri mu kubaho kw'Imana. Reka mbwire meme noseur bashiki bacu, abahungu bakunda kugukorakora baragutinya, kuko haba hariho kubaho kw'Imana muri wowe, haba harimo amashanyarazi. Izo toujours baba bafite ubwoba every time. Reba Ana, uyu Ana perezida wacu timumuba ni ukubera iki? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est qui vient? Ni nous ni muri wowo. Murinda. Nyumva. Iyo bahaye Imana icyubahiro baramenye biriya bintu bikomeye babwi. Habaho kubaho kw'Imana abantu bakubona. Ntibakubona muri ya position de faiblesse, bakakubona uri muri intambwe. Testimony ufite. Nakuze nzi ko ndi mubi mu bantu bose ku isi. Kuko bashiki ba papa bana bavuga ngo ndi mubi, habumva bashangaza. Mama yambyariye muri hospital ahantu twiremera Kongo. Bamunyuza muri ecography afite inda yari nkuru. Nibaza neza ko umubiri wanjye uruhande rw'ibumoso n'inzobe, nibaza ko ari mirase y'amamashini cyangwa se ecography cyangwa se ibindi byuma banyujijeho mama twite. Byatwitse iyo bakagira ngo ni bibi epurta se pasa, bakambwira ngo aka kantu kagize kuba kabi kakongera kakabura inyombye. Birangometsa mu buzima pe, yaje no kugira impact negatif ku buzima bwo kwiga. Njya muri école primaire nzingo ndi mubi, tangira gushaka kwambara ipantaro kugira ngo mpishe amaguru yanjye, kandi mu buryo bufatika. Aha nambaye ipantaro, nakinnye umupira imyaka myinshi, ndi umukinnyi w'umupira kugeza uyu munsi nubwo nagira umwana. Amaguru yanjye ni amaguru y'umusportif, nakinnye umupira bihagije. Doye wacu wahangira ngo ni Doye Traoré, yari perezida wacu dukina muri première division. Iki kibuga ndakizi bihagije, ariko nkagira ikibazo, singira ikibazo cy'amaguru mato, nkagira ikibazo cy'amaguru adasa. Ibyo bintera complexe y'ubuzima, ukagenda numva ko ndi mubi, bakambwira ko niraho.
kumva ko umuntu w'igikara namubona akabona nawe imarere ko mu nawe afite ibibazo baza kumbwira ko ndi mugufi. Ibyo bintu biranyafekta cyane. Kura z'ibintu bene ibintu biri negatif gusa. Le 12 juin 84 ndi mu kibuga cy'umupira tugiye gukina match scolaire. Mbona umuntu mpagaze imbere ameze nk'umusenyeri wambaye umusenyeri gatolika. Arambwira ngo ndaguhinduye uhereye uyu munsi uri mwiza. Ntawe haba amarushanwa n'abagabo beza. Ahabaye mu Rwanda najyamo ntawe. Baragambira ngo ngira amatwi imbangarara. Ubungira ngo narabyibusheho gakeya amatwi, bambwira ngo amatwi yanjye ni imbangarara. Ibyo bintu byari byaranyishe. Ariko umunsi namenye undi we uri wowe bayeho. Irekure no mundorerwa muri mwiza. Abantu bajya mu bihugu biteye imbere uzana ukuboko kwawe ukagushyira hariya muri abe naza ambasade z'abanyamerika n'abaduha amavisa. Mu isi nta muntu ufite ukuboko gusa n'ukwawe. Pourtant habe n'ipanga musangiye so na nyoko. Vrai jumeau wavutse usa n'uwo mwavutse musangiye amaraso ya so na nyoko. Ariko uri unique witindira muri kunyumva akihaza ririmbira Imana hawezi ukakumbuka le passé iyo babimenye urahinduka ubuzima bwanjye bwose la 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 la. Bikwerekana ukuri kw'Imana ku bandi batarabimenya. Iyo wabimenye, iyo wahuye n'umugabo abandi nta kwekakawe twegirwe ariko umwe njyabona muri Zion yize santé publique simvuga izina yabaga muri Bana ubu mubyita Viet kera twabaga tuzi ngo ni ababa na chura fumba ejo dawe tugakomeza hano za zamzeyori hariho ihi gutyo ihi ni hari hafi 34 hasi yo kagenda kuri Sasarara none bebyo byo twabaga tuzi. Noneho uwo mukobwa yabaga muri Bana iyo yatubonaga twagize ibintu mukora uzakora ejo porte à porte yaratwiraga twinjira mu nzu ye muri chambre ye akaduseka kandi akaduseka n'agasuzuguro. Akiyo murebye ukuntu yabaye mu bwako bwa Yesu sanga yasamye arimo araramya na Barnabas muzakina ngira ngo kuwa kangahe rero Mana byagenze bite nahuye na Yesu